reka rero dukomeze ku ijambo rya munani. Jay Polly yasize avuze ngo mu makuba niho ubonera inshuti. Ngira ngo ahangaha ntekereza ko buri muntu wese kabisa ashobora kuba yabyumva neza. Jay Polly yasize avuze ngo mu makuba niho ubonera kabisa inshuti. Ahantu ugiye kuguhereza ikaze hano kuri Simba Only TV. Nizere ko ukomeje kumera neza cyane, nizere ko ukomeje kumera neza. Nakubwira ngo uyu munsi niba utameze neza no kwihangana cyane, yuko burya ntabwo twese tuba tugomba kumera neza. Uyu munsi iyo bitameze neza birashoboka yuko ejo bishobora kumera neza, cyane yuko burya twese ntabwo tuba tugomba kumera neza, cyane yuko nanone nkubwira ngo burya tuba tugomba guhaguruka tugakora. Hari abantu babumva yuko uzicara amahirwe akagusanga aho uri, gusa icyo nakubwira cyo birashoboka yuko uno munsi nukora cyane nta kabuza buri kimwe cyose uzakigera. Nongeye rero kuguhereza ikaze hano kuri Simba Only TV, ubwira ngo niba rero ukigera hano kuri channel ukora subscribe kugira ngo uzajye urushaho kugenda wibonera ibintu byinshi bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi cyangwa se gatanu kuri gatanu. Nakubwira ngo rero ushobora no kumfollowinga ku mbuga nkoranyambaga zanjye kabisa. Kuri Instagram amazina yanjye banyita Simba Only, ndetse no ku zindi mbuga zose zisigaye niyo mazina nkoresha. Wifuza kudereza igitekerezo cyangwa se inyunganizi, watwandikira kuri iyo nimero tuba twashyize aho hasi kabisa. Nizere yuko rero umeze neza, waba uri kutureba uri hanze y'igihugu cyangwa se uri hano mu Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ndetse tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. Nongeye kuguhereza ikaze hano kuri Simba Only TV. Uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo nagutegura iki. Ngira ngo uyu munsi naguteguriye, uyu ni wa mwanya ngira ngo tukugezaho amagambo 10 aba yaravuzwe n'umuntu navuga ngo wigeze kugira umusanzu atanga muri industry yacu, cyangwa se umwe mu bantu bazwi cyane batanga umusanzu, cyangwa se wabaye ikimenya bose ku buryo ijambo rye rishobora kuba ryagera icyo uri gufasha. Uyu munsi rero naguteguriye amagambo 10 yasizwe avuzwe na nyakwigendera Jay Polly. Ngira ngo uyu nguyu muramuzi, yari umuraperi ukomeye cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So uno munsi rero naguteguriye amagambo akomeye 10 yasize Jay Polly avuze. Rero ndaje ngugezeho aya magambo 10, nakubwira ngo uze kureba iki kiganiro cyose ugisoze. Reka nze ngugezeho aya magambo yasize avuzwe na nyakwigendera Jay Polly. Nongeye rero kugaruka hano muri studio kabisa. Nongeye kuguhereza ikaze, ngushimira yuko kabisa udahwema kutwereka umusanzu wo gukurikirana ibiganiro byacu, kubwira ngo ukora subscribe kugira ngo ujye ugenda urushaho kugenda wibonera ibintu bigiye bitandukanye. Nkuko rero nari mbikubwiye hejuru, tugiye kurebera hamwe amagambo 10 nyakwigendera Jay Polly yasize avuze, cyangwa se amwe mu magambo yasize uyu mugabo atangaje ashobora kuba yaguhindurira ubuzima, cyangwa se ashobora kuba yagukomeza. Uyu mugabo rero bita Jay Polly yaravuze ngo mwisheni ni ku munzani w'ubuzima. Ngira ngo uyu munsi nakubwira ngo niba warafunzweho cyangwa se uri muri gereza, birashoboka yuko kabisa ushobora kumva yuko burya ngo uyu mugabo yizeraga yuko burya ngo mwisheni, birashoboka yuko isheni ari umunzani w'ubuzima. Hari benshi ngira ngo bafungwa bakumva yuko birangiye, cyangwa se ubuzima bwabo ariho burangiriye. Gusa uyu mugabo arakubwira ngo niba yifuza kugera ku munzani biragusaba kuzabanza. Arakubwira ati isheni ni wo munzani w'ubuzima, cyane yuko uyu ni umwe mu bagabo bari barafunzweho, cyangwa se yanitabye Imana. Murabizi ko yitabye Imana ari muri gereza. So uyu mugabo rero arakubwira ngo mwisheni burya ni ku munzani w'ubuzima. Ijambo rya 9 uyu mugabo yasize avuze ngo jya urwana n'umusaraba wawe, nta muvandimwe mu murwa. Ngira ngo ahangaha ntekereza yuko abantu benshi ngira ngo bajya babyumva, ntekereza ko iri jambo atari bwo bwa mbere ryumvishije. Rero na nyakwigendera Jay Polly yasize arivuze ati jya urwana n'umusaraba wawe, nta muvandimwe mu murwa. Ngira ngo aya magambo ndi kukubwira ni amwe mu magambo Jay Polly yagiye avuga abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, cyangwa se abinyujije no mu ndirimbo ze, cyangwa se bukaba ari ubutumwa yagendaga atanga mu ndirimbo, cyane yuko uyu mugabo akubwira ati njyewe naririmbaga gospel ariko binyuze mu buryo bwa rap. So iryo rero ryari ijambo rya 9 nari nkubwiye. Ijambo rya 9 nari nkubwiye yasize avuze ngo jya urwana n'umusaraba wawe, nta muvandimwe mu murwa. Reka rero dukomeze ku ijambo rya 8. Jay Polly yasize avuze ngo mu makuba niho ubonera inshuti. Ngira ngo ahangaha ntekereza ko buri muntu wese kabisa ashobora kuba yabyumva neza. Jay Polly yasize avuze ngo
mu makuba niho ubonera kabisa inshuti. Uyu munsi nakubwira ngo niba wahuye n'ibyago, mama wakitaba Imana cyangwa se papa wakitaba Imana cyangwa se umuvandimwe wawe, birashoboka yuko inshuti nyanshuti uzazibonera muri ibi byago. Ntabwo inshuti ari za zindi uzabona ari uko wakoze anniversaire. Yego nabwo birashoboka ko ushobora kubona inshuti, ariko burya Jay Polly yizeraga yuko burya ngo inshuti nyanshuti uyibona ari uko ugeze mu bibazo. Ngira ngo iryo ryari ijambo rindi nyakwigendera kabisa Jay Polly yasize avuze ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 rero Jay Polly yasize avuze ngo erega kwambara ikoti buri munsi sibyo biguha. Hari abantu bumva yuko kwirirwa wambaye ikoti guhera kwa mbere kugeza kwa 5 ari byo bizakugira uwo uriwe. Ego nibyo bishobora kugaragaza yuko wambara neza cyangwa se uri umuntu uri smart, gusa na Jay Polly yizeraga yuko burya ngo kwambara ikoti guhera kwa mbere kugeza kwa 5 ntago ari byo biguhereza. Ngira ngo aya magambo ari kugenda nkugezaho ni amagambo yagiye avugwa na nyakwigendera Jay Polly kabisa. Ku mwanya wa 6 rero uyu mugabo bita Jay Polly yasize avuze ngo ujye ubaho uko ushaka, gusa twese turataha. Iri ni ijambo rikomeye cyane, ngo ujye ubaho uko ushaka, gusa icyo nakubwira twese turataha. Ngira ngo uyu mugabo murabizi yuko yari umwe mu bantu bavugaga ngo niba utemera umuziki wa hip hop cyangwa se utemera iyi njyana y'abaraperi, ibyo ntabwo bikureba. Jya ubaho uko ushaka, twese tuzataha. Ubwo icyo yashakaga kuvuga, ngira ngo ishaka kuvuga ati wabaho usenga wabaho udasenga, icyo nzi cyo nuko twese tuzataha. Ntekereza yuko gutaha yavugaga ntabwo ari ugutaha mu rugo, ni ugupfa, niko mbitekereza. Uyu mugabo yaravuze ngo ujye ubaho uko ushaka, gusa twese tuzataha. Bishatse kuvuga wabaho uririmba, wabaho uvuga ijambo ry'Imana, byose ni kimwe, twese aho tuzajya ni hamwe. Rero reka ninjire mu magambo 5 yasize avuzwe na Jay Polly cyangwa se top 5. Jay Polly yasize avuze ngo Jay Polly yasize avuze ngo muntera agahinda iyo mudushyira hasi, mbona hari mwaribagiwe yuko turi ku isi. Iri ni ijambo Jay Polly yasize avuze. Ngira ngo ahangaha kimwe nko mu kazi, ikintu numva uyu mugabo yashaka kuvuga ngo uyu munsi birashoboka yuko waba ufite abantu bakwirengagiza, waba ukora ibikorwa niba bihereza agaciro bakirengagiza yuko uri ku isi. Ngira ngo uyu mugabo niwe yashaka kuvuga ati uyu muziki wacu wa hip hop mbona mwarawutereranye cyangwa se mutawuhereza agaciro, mbona mwaribagiwe yuko tukiri ku isi. Uyu munsi niba mu kazi wirengagizwa cyangwa se udahabwa agaciro, nakubwira ngo icyo usabwa ni ugukora cyane, birashoboka yuko nawe ejo wahabwa agaciro. Ntekereza yuko iri ngiri ni ijambo ryasize rivuzwe na nyakwigendera Jay Polly kabaka kabisa. Ku mwanya wa 4 rero Jay Polly yaravuze ngo kumenya aho ujya burya bigusaba kumenya aho wavuye. Uyu munsi niba wifuza kuba umubillionaire ukomeye, ese wavuye he? Ese iwanyu hameze gute? Umuryango wanyu umeze gute? Hari na benshi nabonye usanga wenda n'urugero barakize bakibagirwa iwabo, gusa uyu mugabo arakubwira ngo burya kumenya aho ujya bigusaba burya kumenya aho wavuye. Ibi ngibi ntekereza yuko burya nubimenya bizanagufasha gukora cyane. Uyu munsi niba wifuza kugera kuri byinshi cyangwa wifuza gukora cyane, bizagusaba burya niba iwanyu umukennye, biragusaba gukora cyane, biragusaba kumenya aho uva kugira ngo umenye aho ujya. Numenya ko iwanyu bakennye, bizagufasha kugira intumbero nziza no gukora cyane. Ku mwanya rero ijambo dusanga ku mwanya wa 3 rero Jay Polly yaravuze ngo sininya baringa hasi cyangwa se hejuru, hose narahanyuze. Sininya baringa hasi, ubuzima bwo hasi cyangwa se ubuzima bwo hejuru bwose nabunyuzemo. Sininya amagambo, nabo umukene cyangwa se umukire, ubuzima bwose nabunyuzemo. Ni ukuvuga ngo iri jambo ntekereza yuko rifite icyo ryagufasha. Uyu munsi niba warabayeho mu buzima bubi cyangwa se ukaba warabayeho ubuzima bwiza, ubuzima bwose waragize amahirwe yuko bubamo, wabaye umukene, uno munsi uri umukire, wabaye inote amagambo y'abantu ashobora kuba yaguca intege. Uyu munsi niba warabaga mu nzu ya 3,000,000 ukaba uba mu nzu ya 20,000,000, ukaba ufite umushinga wo kubaka 30,000,000, kuki abo bantu ubwira ko ufite umushinga wo kubaka 30,000,000, kuki bakubwira amagambo akaguca intege? Kuki bakubwira amagambo akaguca intege? Rero iryo ni ijambo ryavuzwe na nyakwigendera Jay Polly, yaravuze ngo
sininya baringa hasi cyangwa hejuru hose narahanyuze. Mubwira yuko aya magambo ndi kugenda nkugezaho ni amagambo uyu mugabo yagiye anyuza mu butumwa bw'indirimbo ze cyangwa se agenda nandika ku mbuga nkoranyambaga cyangwa yagiye atangaza mu biganiro bigiye bitandukanye. So aya magambo rero nanjye niyo nakuzaniye kugira ngo nyakugezeho cyane yuko uyu ni wa mwanya nkugezaho amagambo 10 yavuzwe n'ibyamamare cyangwa se yavuzwe na bamwe mu bantu dufata nk'icyitegererezo muri ubu buzima bwacu, cyane yuko Jay Polly yari umwe mu bantu navuga ngo b'icyitegererezo hano mu Rwanda. Navuga yuko inkuru yavuzwe mu Rwanda yuko uyu mugabo yapfuye niyo nkuru y'incamugongo kabisa, ni inkuru y'incamugongo cyane. Uyu mugabo rero ku mwanya wa kabiri yaravuze ngo buri kimwe cyose kukigeraho muri ubu buzima bisaba inshuti nyazo. Iki kintu Jay Polly, iri jambo navuga ngo ni ijambo rikomeye cyane. Uyu mugabo yaravuze ngo buri kimwe cyose kukigeraho muri ubu buzima bisaba inshuti nyazo. Ese uyu munsi ufite izihe nshuti? Ngira ngo hari n'ikindi bajya bavuga ati mbwira inshuti mugendana mubwire uwo uriwe. Uyu mugabo rero arakubwira ngo buri kimwe cyose muri ubu buzima kukigeraho bisaba inshuti nyazo. Uyu munsi niba ufite abantu bakuryarya cyangwa ufite abantu batakumva, bizakugora kugira ngo ugere ku iterambere. Uno munsi ukeneye kuba ufite ya nshuti uri bufungure kampani wenda n'urugero yo gucuruza inkweto. Iyo nshuti yawe igatangira kuzana abandi bantu, ikagupostinga ikavuga ati muri shop runaka bazanye inkweto. Iyo ni inshuti nyayo. Ntabwo inshuti ari yindi izaza gutaha ubukwe bwawe. Inshuti uyu mugabo arakubwira ati cyangwa se yizeraga yuko burya inshuti nyanshuti iyo uyifite buri kimwe cyose muri ubu buzima birashoboka yuko wakigeraho. Ku mwanya rero wa mbere uyu mugabo yasize avuze ijambo rikomeye cyane. Yaravuze ngo tuzi neza yuko iyi si yahamyeho ariko abadakenga batayinambyeho. Uyu munsi niba udakenga, uyu mugabo arakubwira ati bizakugora kuguma kuri isi cyangwa se bizakugora kubaho cyane kuri iyi si niba udakenga. Uyu mugabo arakubwira ati burya amakenga ni aya mbere cyangwa se buri kimwe muri ubu buzima kugira ngo ukigereho bigusaba gukenga ukagira amakenga. Se uyu no munsi n'umuntu akubwira ati ndaguhereza miliyoni 30 dukora iyi business cyangwa unkorera iki kiraka, banza ugira amakenga wibaza ati uyu muntu arashaka iki, bimeze gute? Rero iryo ni ijambo rya mbere ryasizwe rivuze nyanya kwigendera Jay Polly, aho yavuze ati tuzi neza yuko iyi si yahamyeho ariko abadakenga batayinambyeho. Ayo rero yari amagambo 10 cyangwa se amwe mu magambo Jay Polly yagenderagaho yagiye atambutsa mu butumwa bwe abinyujije mu ndirimbo cyangwa se abinyujije no ku mbuga nkoranyambaga ze cyangwa se mu bitangazamakuru yagiye anyuraho, cyane yuko natwe niko kazi tuba dukora, tuba tugomba gukusanya aya magambo kugira ngo avemo ikintu kimwe tukikugezeho hano kuri Simba Only TV. Nakubwira ngo rero niba bari bwarukigera hano kuri channel, kora subscribe kugira ngo tuzajye turushaho kugenda twibanira mu nkuru zigiye zigezweho cyangwa se mu bintu bitangaje ngenda nkugezaho cyane hano kabisa 5 kuri 5. Nakubwira ngo rero ibitekerezo byawe nibyo bitwubaka. Gukora subscribe ni inkunga ikomeye cyane. Buri kimwe cyose kukigeraho burya muri ubu buzima bisaba inkunga cyangwa se amugana bisaba inshuti nyazo. Birashoboka yuko rero nawe ushobora kuba inshuti nyazo wowe uri kunkurikirana hano kuri Simba Only TV. Nongeye ko gushimira ubwira ngo gira umunsi mwiza cyane.